serumu y'amaraso aha mu kaboko, haruguru yayo ahangaha hari hariho serumu nanone y'imiti isanzwe, nanone ukuboko ukunguko hari hariho serumu ya mugiga. Amaguru yari yarahinabaraye ntagenda, n'amaboko yari yarahinabaraye, n'imitsi yari yarareze ku maguru. Ati iyi miti ari imiti ya mugiga, n'imiti irimo iyi ngiyi, kandi nanone nanywaga n'imiti ya sida, nkanywa n'ibinini nanone bagennye. Ibyo byose byajyaga mu mubiri bikakirwa n'umwijima. Sida ntayo, mugiga ntayo, igituntu ntacyo, ubukene ntabwo, kugira ngo mbigikara ahubwo ndabinzora. Urabinzora. Bahamagara abo mu Uganda, bahamagara n'abandi bantu twakorana go umurimo w'Imana, kuko cyo gihe nari ndi umupasiteri. Babaye inkuru yo kubika ko witabye Imana, Moses yapfuye. Ngo muganga ndavuga ati se hano haje transfer, avuga ngo ba transfer ni y'umurambo ntabwo ari y'umuntu muzima. Nyuma zukiye hano ndavuga ati mushire muri mwisandu. Adamu yakizwe kubera umurambo wa Moses yabonye, akongera kanavayo. Amen. N'ubu ngubu nubwo wazanye iki ntabwo yashobora kwemera ko Yesu adakora. Namubaza se ko mwazanye konvoye ebyiri n'iziki? Arambwira ati imwe izi ngizo nazo kurinda niwo twaje kurinda, ubu ngubu ntabwo kiri Moses ori Major General Moses, a senior Russian contingent. Aho ngaho nanone umva Imana ibera nziza. Nakoze muri South African Embassy hano Kacyiru. Nkora muri Union European cyangwa European Union mu Kiyovu. Nkora muri GTZ nayo yakoreraga mu Kiyovu. Nkora mu yindi societe y'Abongereza nta kw'Imana itakora mu ngabo. Amen. Yitwa The Logical Society Akagera Biodiversity Project from London. Turabashimiye nshuti z'umusaraba aho dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Muri kumwe na mwene data Aniseti niyo mugabo kuri IRERA REHOBOTH TV. Nkuko musanzwe mubizi ni umwanya w'ubuhamya w'imirimo Imana yakoze. Twanyarukiye ahantu bita Ikabuga cyangwa se Kabuga Ville muri centre y'ubucuruzi aho bita mu Gahormani. Harimo umupapa muraza kumubona muramwumva, ni umupastor yitwa Moses, andi mazina arayababwira. Nkuko mubibona iburyo bwanjye arahari. Turagira ngo rero abibwire amazina, namara kubibwira amazina hanyuma dukomeze twumva ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye. Turabakiriye Pastor Moses. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Habineza Moses. Ndi umugabo ndubatse, mfite abana 4 b'abakobwa n'umugore umwe. Nkaba ndi umupastor rero. Yego. Aha ngaha munsanze mu kazi aho dukorera. Imana ishimwe. Ariko tunakora n'umurimo w'Imana. Amen. Imana ibantera umugisha. Ya, aratubwiye ati arubatse, afite madamu n'abana 4 ariko nabuzukuru. Nabuzukuru. Mfite nabuzukuru. Mubariyeho n'abacu. Nabo natwe dufite. Nabo mfite abuzukuru barenze nk'icumi. Oh wow, Imana ishimwe cyane. Nzabahora neza, nzababwira umubare wawe. Amen. Aha turi rero ni mu kazi aho tumusanze akorera, ariko twamusabye umwanya wo kugira ngo atuganirize ubuhamya. Uyu ni umugabo, uyu mubonye Pastor Moses ni umugabo wasogongeye ku rupfu, yarapfuye arazuka. Imana iramufashe, yanyuze muri Morgue. Uyu munsi mumubonye ari muzima, ubwo yahaciye we abyita kuhanyura. Uyu mwanya rero twatekereje kugira ngo tusangize mwebwe abakunzi ba IRERA REHOBOTH TV kandi abantu mwemera ko Imana dusenga ishobora byose, dusangize mwebwe ubuhamya uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Reka twatangira twakira Pastor Moses hanyuma akatubwira uyu mwanya. Pastor Moses ni pastor nkuko abitubwiye, ariko ubuhamya ashaka kudusangiza tubahaye umwanya. N'abakurikiye IRERA REHOBOTH TV nabo bumvireho. Imana ibaha umugisha. Ya murakoze. Ubuhamya turi busangire cyangwa turi buvugeho sinzi ubuhamya nyabwo, ariko ndaza kwitamo ubuhamya bw'uko nabayeho mu burwayi cyangwa se narwaye nkongera ngakira, kuko mfite ubuhamya butandukanye. Hari ubwo imibereho nabayeho mu gihe nandi mu Uganda kuva mvuka. Hari nanone imibereho nabayeho
nakira agakiza nabwo ni ubuhamya kwabwo. Yego. Hari nanone imibereho nako ubuhamya bw'ibindi bintu bisanzwe. Rero ubuhamya ngiye gutongora ndasaba umwuka wera kugira ngo mfashe. Amen. Ne gusa utandukira kuko ndumva afite byinshi kandi bwinshi. Yego. Rero nubwo uko narwaye ngakira. Mfite imyaka 54 ko navutse muri 1966. Tariki yo ntabwo nyibuka neza ariko ashobora kuba ari mu kwezi kwa gatatu, ni nayo tariki nafashe nibugiraho amavuko. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu kuko mama yitabye Imana ntaramenya itariki. Twavukiye rero hirya mu Uganda, tukurira mu muryango urimo za Satani za Nyabingi ko papa yarafite abagore batatu na ba data wacu bari bafite abagore batatu, babikomora kuri Sogokuru wari ufite abagore 12 n'indaro 12. Iyo muvuze indaro abadukurikiye hari abatumva indaro ni iki? Indaro bakunze kuzigereranya nizo nsengero za Satani cyangwa nizo ngoro za Nyabingi. Iwacu rero bari bafite Nyabingi. Hari igihe tuvuga Nyabingi abantu bakabyitiranya ngo nibitega n'abarangi. No, Nyabingi aho ntabwo ndi buhatinde. Ni inkomoko cyangwa se ni umukobwa w'igihararumbu ikomoka ahantu hitwa Karagwe muri Tanzania. Ikaba rero hano mu Rwanda yafashe ikino gice cyo kuva mu burasirazuba, ifata hano Bugesera igipande kimwe, ariko ifata za Kibungo, Rusumo, Kibungo, izamuka na Mutara na Byumba. Nyuma ya Byumba ifata na Ruhengeri kuko yashakaga ibirunga, irangiza ikatira za Gisoro, ihunguka na Kabare hirya iriya mu Ndorwa ariyo ngewe nakuriye. Iza kuza ku Arosiyeje cyangwa icyicaro cy'ukuru, niyo mpamvu navuze bene uko nguko kiri ahantu hitwa Kagarama Nyamiringa, hejuru y'ikiyaga cyitwa ngo nireke Bunyonyi mu Uganda. Aho rero niho twakomoraga izo mbaraga kuko niho papa Sogokuru bajyanagayo inuza. Twakuze twebwe dusanga bajyanayo amaturo n'abakobwa bo kugira bagirwa ba Nyabingi. Niho bari niho ngaho niho twakuriye, gutyo niho twakuriye muri aho ngaho. Naho nyivuga kuri Nyabingi ni ikintu kibi. Iyifashe famille inetaraliza, yamara kuyinetaraliza kashiraho condition zayo, akankunze ukavuga abantu bagaseka, ariko niko biri. Iyo wabagura umukire kugira ngo bagure umukire cyangwa umunyabwenge, iyo bari Nyabingi muri Nyabingi hariyo Nyabyinshi mu Kinyarwanda, harimo imiryango clans. Iyo miryango harimo isiriba n'indi itandukanye, ariko kamvuga ku isiriba. Isiriba niyo yari yarafashe famille yacu. Muri iyo famille ya Sogokuru, izo siriba rero iyo zinjiye mu muryango zirasiribanganya buri kintu cyose. Izo siriba zirangwa n'ibintu nka 2 cyangwa 3. Icyambere zigendera mu bintu bikururinda hasi, urugero nk'inzoka, imiserebanya, imbeba n'ibindi bitandukanye. Mu Cyongereza babyita ngo ni salamanders. Ibyo ngibyo rero iwacu ko nabibonye, hari ibuye ry'inzoka zicaragaho mu masaha ya 4. Nta mwana wanyuragaho, izabaga zihari zifite ibirokoroko, nta wageragaho kugira ngo tutakanga kavuga ngo Imana zacu zaba Sogokuru. Nanone hari data wacu yitwaga Surwumu, niwe yari chef w'isiriba. Iyo yabaga yicaye inzoka zarazaga zikamwitororaho zikamwizingiraho, twasa nk'abavuga nk'abana agatwirukana kuko ntabwo zagombaga kubuzwa umutekano wazo. Ikindi nabonye kuri iyo siriba nanone zadukore, hari indirimbo tarimba nk'abana. Hari indirimbo yavugaga karimba, hari umukecuru witwa Nyirajana, yari umupfumu we na Rwamakuba marume wacu. Umva ikintu kintangaza ku bantu kuri zi Satani n'iki byose, bari barahunze ari impunzi, bahungana Imana zabo. Na karimbo yakaturimbira kavuga ngo byuka musa n'ingari we,
byuka musa n'ingariwe yamara gatakumva. Iyo wahamagaraga musa n'ingariwe uwo nguwo inzoka zahitaga zataka ziturutse impande n'imana zije kumurwanya, aziza mu rugo kuko wabaga uzihamagaye iyo bahamagara mu Nyabingi cyangwa se zageraga aho ngaho bagombaga kubaga bakamena amaraso, zarangiza kurya amaraso cyangwa kunywa amaraso cyangwa se nizayaryaga tuyareba, barabaraga gusa bakamena amaraso nda zikabona gusubira. Rero hari abantu bagenda hejuru y'ibintu nk'ibyo ngibyo batabizi, batazi bikabakurikirana bihereye mu miryango no mu bisekuru kugera n'uyu munsi bakibyikoreye. Naba nicyo gihe bagiraga bikagenda bo babiri. Uruhande rumwe nkunze kubivuga, hari abari muri satani bakorera satani atabahemba, hari n'abibwira ko bari ku Mana batakorera Imana batanakorera na satani bari mu cyera hagati aho ngaho. So bambe icyo ngicyo nakivugaga shaka kugira ngo mbabwire ko aho nakuriye nuko byagenze n'icyateye uburwayi ngiye kubabwira. Yari igipande cy'uburwayi, hari byinshi nakiyemo kuva muri icyo gihe, nko kuri nababwiye ngo navutse muri 66, ngera muri ndahera muri 83 ndangije kwiga. Ntabwo nashoboye gukomeza kwiga cyangwa se nanone mu mugambi w'Imana kugira ngo ntarenga umugorora nkaba najya mu bindi nkatana. Imana yashatse kugira ngo bigenze bene ko. Rero ntabwo nize cyane, naje kwiga mu mwaka naje 4e mu secondaire muri 83. Iwacu turabakene ko twarakenesheje satani Nyabingi. Nanone Nyabingi yo ngiyo hari akantu nibagiyeho gato kankakureyo. Iyo wabaga uri umuki cyangwa uri ntituri umunyabwenge, wagombaga gusara gasa mutayi umutwe guhungutuka ugasara. Je bivugishwa abone yariga ukabona umutwara Jaminze abone ba Nyabingi. Ni ibyo nibyo birango indangagaciro zo kwa satani. Babandi bagenda babari intoki, babandi bagenda bivugisha umuntu. Cya kabiri warwaraga amavunja ku nkokora, kurwara amavunja akava ku birenge akagera ku mavi, umwe akaza ku nkokora, mu intoki zikabyimba ugasanga umuntu yagutunga urutoki akajya mu nk'ubuhiri yagutunga. So icyo nshimira Yesu rero, amen, yanyishije muri ibyo ngibyo. Imana ishimwe. Twakuriye muri ubwo buretwa no muri ubwo butayu, ariko ntabwo wacu twigize turwara icyo kintu. Kubera iki? Hari agasamusamu kamwe kuko wacu hariyo ba mama ya mu Gatolika, nyogokuru mu Poro, muzehe yari mu Isilamu, nanjye nari mu Isilamu, byo twakuriyemo. Izina ryanjye yitwa Musafu Rarizi. Dufite na Nyabingi rero ariyo bahurizaga ariyo shefu. Tukura rero mu gaco kace ako ngako ko gusenga ka Giporo, turabiranga nitwarwara inzara nizagira nizaza aho kubera ko gato karimo ko gusenga nagasamusamu na yego small right. So tukuriye mu ngaho tuvuyemo nanone satani yicara, ndabyibuka muri 85 icyo gihe hari intambara mu Uganda. Mvuye mu ishuri nagombaga kurwanya n'ibyo twaganiragaho by'ubukene hamwe no kwihagararaho, kuvuga ngo bigomba kwimuka ngura imodoka. Nguzi imodoka iwacu ntabwo baguraga imodoka kubera satani. Iyo wasabaga bakujyanaga mu ndaro ugasaba icyo ushaka bakakiguha. Njyewe ntabwo nari nasabye imodoka, ahubwo nayiguze nyuma. Utarayisabye? Ntarayisabye. Imodoka ni yamaze kabiri, naje kuyigonga moteri kubera kuyitwara ntabizi. Maze kuyigonga moteri ubwo ni muri 86 ariko navuye hano mu Rwanda. Nsubiyeyo nabonye iby'igifaransa n'iki byose, pièce zavuye mu modoka scrap ndazigurisha, ndanze kuyigurisha nkora amafaranga, ndabona nanjye ntera imbere bisanzwe. Arega iyo umuntu ari hasi y'umuvumo wa satani, under the curse of that satan, ntabwo ushobora kuvayo. Urabikora, waranza kubikora bigatengukira icyarimwe bikagenda bigasubira hasi. Ibintu biramba mugabo ni ibintu by'Imana, umugisha w'Imana itanga niwo mugisha genuine. Amen, amen. Abandi yego mubareke bakore, barirukanga bakamara, ariko ntabwo ari biriya, ntabwo bigira, ntabwo biramba. Imodoka nabigurisha ndaze mpanga boutique, yo boutique yitwa Premier Class boutique Gatuna ku mupaka, hariho amazu abiri ya Masengeroi ne ya Dina.
na kabotike kanjye. Aho rero niyo mvano y'uburwayi, kuko Satani yaragambiriye kugira ngo anyice mveho, ariko Imana iranga. Muri ubwo bujiji no umwijima w'inuza w'ikidini twari turimo twakuriyemo, niho naje kwandurira sida muri 87 kuva kuri Noheli ya 86 usatira Pasika ya 87 nandura sida. Nayandujwe n'uburaya, natanze amafaranga ndi keza ngura sida. Ndangije kwandura sida sinari mbizi, ngiye kwisuzumisha mu Uganda. Hari nuza ikigo cyasuzumaga sida yitwaga daso cyangwa taso. Njyayo baransuzuma, bansuzumye numvaga ko ibyanjye byarangiye, kuko icyo gihe hari ba brother n'abandi bantu bari barapfuye bishwe na sida, yabanzaga kubashishura iminwa n'ibindi ikabakuraho n'imitsasi. Mbibonye bene uko nguko ndavuga ndapfuye, ariko bambe kubw'umugambi w'Imana ntabwo napfuye. Amen. Na nubu ndacyari muzima. Imana ishimwe. Ahubwo ngewe mu gihe nari mfite ubwoba, Imana yo niho yazamuriye umugara kuko yarantoranyije. Hari akarongo kamwe kari mu Barome iki cya 8 umurongo wa 29. Aho karongo Imana yakampaye ejo bundi maze gukizwa, niho navuze n'Imana koko yarinzi. Karavuga ngo abo yamenye kera yabatoranyije kera kugira ngo bashwanywe n'umwana wayo w'ikinege. Amen. Kandi abo ngo nibo mfura babe imfura muri bene se benshi. Aho karongo rero narakabonye nkabonye muri 2001 muri 2 millennium. Ndavuga Mana warunzi. Imana ishimwe. Nubwo sida yazaga warunzi. Nubwo twakiye mu bukene warunzi. N'amavunja ya Nyabingi warunzi. Amen. So nyuma yaho Imana yaje gufata umudamu, kuko agace kacu ko twari dutuyemo n'abantu bari barimo barasengaga nkuko abandi basenga gutyo, ariko ntabwo kambari ko ngavuga bene uko nguko. Sinzi impamvu, ariko yafashe indaye ibari y'intumaho. Imana ifata indaya, iyo ndaya iraza insanga ku kabotike, irambwira ngo Moses yaransuhuza ari ku cyumweru, maze kwitunganya irambwira ngo yarambwira ngo ninsubire mu Rwanda niho Imana izampera umugisha. Ambwira ibintu bigera kuri 4 ari byo turi busanga imbere ho gato. Yambwiye ngo ningera mu Rwanda Imana izampa umugisha, niho nzakura umugore, niho nzabyarira abana, nzubaka inzu, nzaguriraho n'imodoka. Amen. Sasa mbwiye bene uko nguko nk'umuntu wari umaze kwandura ubwandu bwa sida, ambaje ndavuga wavuga ati uri umunyamahirwe ugira umugisha. Sinabyitaho, namuhaye utuntu duke nari mfite aragenda, ariko nkomeza kubizirikana no kubitekereza. So ntatinze kuri ibyo ngibyo, nakomeje n'ubwandu bwa sida, mvaho muri ibindi biranga. Ndanje ndavuga ubasubira mu Rwanda. N'ubundi Imana ko ari yambwiye ngo Imana yambwiye mu njye mu Rwanda. Ndaza mu Rwanda, ngeze mu Rwanda nguma kuva muri 87 kamvuga ngo kugera n'uyu munsi. Ngumyemo rero, nagumye mufite ubwandu bwa sida kugera muri 1989 hagati ya 89 ngaho nangiye muri 89 nagiye kwisuzumisha mu mujyi. Niho u Rwanda rwarifunguye ikigo cyitwa CDC bapima abafite ubwandu bwa sida. Njyayo hariyo na base abanandereya hano hepfo ya clinique dispenseri ya CH. Amazu abanzu usiga umurambo umuhanda ugenya Nyamirambo n'umuhanda uzamuka haruguru. Bafataga amaraso bakajyana i Butare bakayagarura nyuma y'icumweru. Baransuzuma kimwe n'abandi, bagarutse bambwira ngo mfite ubwandu bwa sida. Ndabyakira kuko n'ubundi nari narabyakiriye, nta kundi nari kubigenza. Nyuma yaho rero nza kuza nakoraga akazi gasanzwe. Icyo gihe nakoraga muri chambre de commerce. Muri 90 intambara iratera. Mfite ubwandu bwa sida, intambara iteye tukomeza sinzi nimba nimvuga bene uko nguko biratwara umwanya muremure. Kuko ninjiye mu byo bucuruzi mvuye muri chambre de commerce muri 92 twabanje kwihisha tubamo tukomeza gukora ibindi bisanzwe, curuza ibintu kuva mu Gisenyi, Ruhengeri, Kigali,
mbona amafaranga ariko mfite ubwandu bwa sida, mfite n'ubwoba ko ngomba gupfa, ntaranakizwa nubwo najya gusenga ku cyumweru. Nyuma yaho muri 94 ariko mbere yaho nanone nakoze ahantu hatandukanye ko kamihorere. Muri 94 niho naje kubona ukuboko kw'Imana. Amen. Twigeze kubiganira aho ngaha mu ncamake, nkubwira ngo Imana ibyo yankoreye ni ibitangaza birenze, kavuga ngo birenze, Imana ishimwe kandi Imana irankunda. Niho nakubwira, nigeze kubwiraho ko ninjiye gukora muri United Nations cyangwa se muri Loni, ntarabyigiye, nigeze mba n'umusirikare, nta nubwo nigeze mba local defense cyangwa se inkera gutabara, ariko Imana irandokora. Kuko intambara turi muri Loni ninjiyemo tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane niho intambara yabaye. Noti intambara yabaye niho ryakaza indege ya president maze kwanuka. Biba ngombwa ko Loni, abasirikare ba Loni babajyana muri stade Amahoro. Twasigaye uko nandi kukimihura naho nabo twabanaga nabo, biba ngombwa ko banjyana, nanjye banjyana muri stade Amahoro. Ngeze muri stade Amahoro hari kuwa mbere, umusirikare wo mu Rusiya witwa Alex yaje aza yibye uniform ya shebuja witwa Dunkov, ayizanye ayishiraho ibinyenyeri n'imidari n'iki byose, barabinyambika. Baranje kubinyambika, bambwira no kubampana training ari simple yoko turi bugende. Namubaza se ko mwazanye konvoye ebyiri n'iziki, arambwira ati imwe izi ngizo nizo gukunda niwo twaje kurinda, ubu ngubu ntabwo kiri Moses ori Major General Moses a senior Russian contingent. Amateka hinduka mu kanya nkako ngaho. Manza kwangagiza abo ngabo baravuga bati tugende, banjyana bangiza kuri media aho ngaho. Namaze amezi kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa 11 ndi General Major w'umurusiya. Hari abantu twari turi kumwe muri Meridie mu cyumba cya 220, aho niho nari ndi. Niyo office yanjye, niho hariho na rebo ku muryango ya office ya Major General Moses senior Russian contingent. Umuntu yumvishije gutyo, yumvishe wambaye iranka rya Major kandi w'umurusiya uri umunyarwanda, yakibaza bari basanzwe bakuzi cyangwa nawe byaragutunguye, cyangwa nabo batunguwe no kukubona bagutoranya gutyo. Nyuma nanone umuntu yibajije niba bari basanzwe bakuzi, ugeze muri office wakoraga iki? Kuri icyo gihe cy'ubuhunzi muri office nyine habamo ibintu byinshi bitandukanye, ni nk'iby'amanyanga, kavuga amanyanga. Kuko ngezemo kwanza ni kwisikora, ngezemo tumaze kugeramo, not office ni chambre. Iyo chambre nafashe uniform, mfata na botine, mfata na pistol, pochette cya pistol. Ntabwo yari yo yanyaye. Mbishira ku ntebe, mbishira hano ugufi y'intu. Iyo wakinguraga rero wabonaga mu ingofero uniform yose yuzu. Iyo ngofero rero bayihisari iyo winjiye. Kandi nanone rebo iri ku muryango ntabwo yemereraga umuntu kugira ngo agire icyabaza. Rero wabaza ati ese bari bakuzi? Ntabwo bari banze, ahubwo Imana niyo yarenzi inkorera n'ibyo ngibyo. Cyo ushatse kuvuga ni ikintu kimwe mugabo, iyi Imana ikuzira gukorera ibitangaza birenze kugira ngo abantu nibabibona bamenye ko ari Imana. Ari abarusiya nyuma yaho ubaye nk'ushotoraho gato, twicaye bari kubasezerera no kunenga mu bamwe bagomba gusubirayo. Chef wabo uwo nguwo Leyatona Colonel yari yicaye hano, nanjye nicaye hano nka chairman cyangwa se chairperson. Arabaza ngo riya mwirabura nkuko wabibajije aje gute mu nama y'abasirikare nyoboye kandi atari umurusi. Nanjye baravuga batoriya mugabo ni mukuru, nta kwibwira impamvu ari hari. Musobanurira ntategwa mu bwani wowe Leyatona Colonel, nanjye ndi Major General Moses. Barasetse benda gupfa ariko bambe musubiza minege, ndamubwira ni kubera abasirikare mwatoje n'ubutwari musanganwe, niyo mpamvu ndi hano. Nashatse kugira ngo nanjye muri nakanya yo kubashimira no kubabwira ko runaka na runaka aribo bandokoye mu gihe hari ibibazo nk'ibya mwabonye ahangaha. Aragarura inzoka umutima arishima,
aravuga ati nibyo nashakaga ndaheraho nenga nanjye nsaba imbabazi nakora nsabira babandi ndavuga igikorwa bakoze nshingiye kuri cyo ngicyo nko mwavuze ngo bakoze neza muzabahe ka promotion ko kuva ku rank bajya ku yindi rank. Imana ishimwe bivuzwe na Major General Moses kuko nambwe ngo natabikora intambara nirangira nzajya kurembase mvuga amazina yabo babakuremo muhariya kubyo bakoze ari nge babikoreye nabo Imana yabahaye umugisha. Imana ishimwe kuko ngo iyo banye no munyamugisha nawe uratwara kuri wabo nawo bo munyamugisha. So mugabo utatinze bwita impamvu nashatse kugira ngo tuvuge bene uko nguko nagusobanuraga cyane ariko nyuma yaho haje kubaho nyuma ya Roni aho naje sinasohotse mu ngenyine nubwo nawe mfite ubwandu bwa sida nasohokanye mu mudamu aho mwari muri Meredie hoteli wasohokanyemo umudamu uyu munsi ari we mu bantu wakibaza nawe yari yahunze yego ahungiraho wari uri muhura mute kandi aho wari uri byumvikana ko hari harinzwe ariko hari hariho floor cyangwa se etage susoro hasi ya etage ya mbere no muri etage ya gatatu niho habagamo impunzi ariko gahunda z'Uwiteka ibikora uko ishaka. Amen. So uwo mudamu twatangiye kubyara cyo kintu kimwe cya mbere kibanze nshaka kugira ngo nse nkuhagararaho kuko abenshi bakunze kukihakanya no kutagisobanukirwa neza arabize n'abatize bakunze kubitwara urukundo ariko ngewe byambayeho ubu dufitanye abana bane nko nabivuze b'abakobwa yego umwe yitwa Wimani Mpaye Donata Chantal Muhoza na Kwezera Sara na Simbi Ishimwe cyangwa Patience. Abo bana b'abakobwa rero bose na mama wabo ubabyara twabyaranye dufite ubu ngubu twahagaze kubyara twabyaranye mfite ubwandu bwa sida mama wabo ababyara bose unyumve neza ababyara bose baranavuka nta n'umwe ufite ubwandu bwa sida ari mama wabo ntayo yanduye nicyo nshaka gukurayo neza yego ari mama wabo ntayo yanduye uwo twaryamanye kugira ngo tubyare noneho abyara n'abana badafite ubwandu bwa sida akora kumvishe neza yego hari abavuga ngo nibishoboka ngo byagenda gute nta bukingizo twakoresheje iyo tukoresha ubukingizo ntabwo mwari kubyara isi ishobora kuba yavuga ngo mwabyara ariko umugambi w'Imana ni umugambi w'Imana ishimwe. Nyuma yaho rero akandi kantu ushaka kugira ngo nkureyo neza ni akantu kitwa k'abantu bakunze kuhakanya ubwo rero nahise ntangira ikivi cyitwa kwinjira mu kubaho kw'isi urumva navuze hirya nabwo nari mu Uganda ndi hano mu Rwanda nta sambu nta nka nta ntama nta n'ihene nta n'inkoko yewe mba mu nzu yo gukodesha ni ukuvuga nanone ibigega byacu kwari kuri botike nugura kuri botike Imana ingira neza n'amashuri nayo rayumva nyine yo maze kuba retired abarusiya bari bagiye isigara hano yari yaragiye isigara hano ni ukuvuga twabayeho muri ubwo buryo birazamuka bigera muri 2 no gukomeza ariko agakiza naje kubona Imana ariko cyo citumye tuhura nanone ibyo nzabibabwira ikindi gihe mu 1980 na 98 niho mwakiriye agakiza niho tariki 10 z'ukwezi kwa kane niho nakiriye agakiza maze kwakira agakiza ibyo ngibyo nzabiterura neza nabyo mbivuga kwabyo ndakizwa turakomeza gutyo bigera muri 2003 aho ngaho kuva muri 2000 aho ngaho nanone umva Imana ibera nziza nakoze muri South African Embassy hano Kacyiru nkora muri Union European cyangwa European Union mu Kiyovu nkora muri GTZ nayo yakoreraga mu Kiyovu nkora mu yindi societe y'Abongereza nta kw'Imana itakora mu ngabo amen yitwa the Logical Society Akagera Biodiversity Project from London ya Queen Elizabeth tukora muri parike y'Akagera ku renovation ya ni scientific research cyangwa se research scientific ya biodiversity y'Akagera
naho tuvayo. Mvuyeyo ntabwo Imana yarekeye aho ngaho, nkora mu sosiyete yo yanshimishije cyane muri 2002 na rimwe gutyo, yitwa sosiyete y'indege. Nuko naboneyeho chance yo kujya mu ndege, kandi wacu nkuko nakubwiye mbere ntabwo yigeze bajya mu ndege, nta wari ubyemerewe. None wabye iyo Imana imaze guca akagozi gutya, Satani ajya ku ruhande. Rusiriba yari yarahakoze, nta siriba zongera kuhagarara. Amen. Nakoze mu sosiyete y'indege yitwa Central African Airlines y'umugabo witwa Dimitri Popov wo mu Rusi. Ngezeyo nshaka akazi bisanzwe, maze y'Iminsi barampindurira bampa akazi ka roadmaster w'indege. Twayivaga hanga tukajya muri Kongo, tuvuye hano Goma bakoraga ubucuruzi muri Kongo. Mboneraho uburyo bwo kujya mu ndege. Bwa mbere twagiye na REHOBOTH, ariko hari igihe nzabivuga neza. Nicaye muri REHOBOTH ndavuga rero ubwo ntubajye ngiye hejuru niko nzajya no mwijuru. Amen. Twayoboraga amadolari. Imana ishimwe. Mbona ukuboko kw'Imana ashimwe Imana. 2006 niho nagiye kwisuzumisha hano Kimironko kwa muganga, kuri centre de santé ya Kimironko. Ngezeyo baransuzuma, basuzuma sida basanga mfite sida, basuzuma n'igituntu basanga mfite igituntu. Ikintu bambwiye ni ikintu kimwe, bambwiye bati wowe ugomba kutangiraho imiti. Ndavuga nta kibazo. Bahise bampereza, natangiye imiti, nanywaga ibinini, haragira ngo tumvikane neza, uhumve neza. Bampaga ibinini 4, iyo rengeje imyaka ibiro 50 gusubira hejuru na 48 gusubira hejuru, unywa ibinini 4 by'igitu byanuza bya sida. Byara ibinini binyuranye. Nanone ukanywa ibinini 4 by'igituntu. Ubwo ni ibinini 8. No kuvuga nanywaga ibinini 8 ku munsi. Ndabinywa havanzemo n'ibindi n'ubundi burwayi n'ubukene n'ubujiji byose bivanze, ndabinywa umara amezi 6. Ayo mezi 6 ashize niho nagiye kwa muganga akoresha control kureba ko nakize. Basanga nanone ntakize. Wakize igituntu? Ntabwo cyari cyakize. Na sida ntabwo yari yakize. Ahubwo narushagaho kumererwa nabi. Bagiye gusanga iyo babigenze gutyo, uba winjiye mu cyiciro cya kabiri cyita ngo ni phase ya kabiri. Uba ugomba guterwa inshinge 58, ugomba kuba ari 58 za stirebuto, ukongera ukanywa bya binini byo rabikomeza. No kuvuga natewe inshinge 58, nywa ibini nibyo binini 4 bya sida n'iby'igituntu kumara amezi 4. Ayo na amezi 10. Nyuma y'icyo gihe rero maze kubirangiza mu gihe cyo kugira ngo ngiye gukoresha control, haziyemo mugiga meningite. Hari sida, hari igituntu, noneho haje na mugiga. Niyo anyway aho niho hari ipfundo. Ubu ngubu iyo ntekereje gutyo bimbesha imbaraga zo kuvuga hejuru y'ubutware bwa Satani, ko Satani ntacyo ashoboye. Ni ukuvuga ubundi mugiga abantu giye umuntu ayivuga abantu babyumve neza. Mugiga yikira mu minsi 3. No muri Bibiliya niko Imana yari yabwiye Dawidi, iramubwira ngo igihugu cyawe wari kukiteza mugiga n'intambara urahita mizi. Mugiga imara iminsi 3 ikaba yoretse imbaga. None ngiye mugiga nayimaranye umunsi wa mbere ntabizi, n'uwa kabiri ntabizi, n'uwa gatatu ntabizi. Numva ari umuriro, numva ndi kubabara. Baranjyanye bagezeyo bavuga ngo mugiga yandenze. Kuza gupima no gukora ibindi, usibye ngiye ko ndibuka ndi mu rugo sinzi igihe banjyaniye kwa muganga. Ariko bitewe no ko nari namenyereye kwa muganga n'abaganga banzi, iyo nageragayo ntabwo birirwaga batinza hanze, binjizaga direct bakakora ibyo bagomba gukora. Ngo barasuzumye niko madamu yambwiye, bakurayo ari ishinge kimeze nk'urutoki, bajomba mu mugongo hagati bakakurayo nimba ari umusokoro nimba ari simbizi n'amazi agiye kuba nk'umuhondo turuka muri trigongo. Barasuzumye basanga baravuga bati ni mugiga yaziyemo cyangwa yaziyemo
ikaba ariyo yamumereye nabi. Muri iryo joro ntabwo byatinze cyane, muri iryo joro banjyanyeyo nahise kubera ko yari yandenze ndapfa. uva mu mubiri? Mva mu mubiri cyangwa se mu gitondo cyaho, ariko narapfuye. Hari umuganga wo mu Senegal cyangwa Cameroon, hariho n'umuzungu. Barategereza babwira madamu, kuko madamu niwe yari ahari, noti muri iryo joro, ahubwo ijoro ryakurikiyeho batubohereza nuza message kuzana isanduka hirya kuva mu Ikabare mu Uganda. Bahamagara abo mu Uganda, bahamagara n'abandi bantu twakoranaga umurimo w'Imana, kuko icyo gihe nari ndi umupasiteri. Babaye inkuru yo kubika ko witabye Imana, Moses yapfuye. Kubera ko Kimironko hari na Morgue yari hari, kwanza ni umunsi Lucky Dube yacuranze hano bwa nyuma iryo joro. Imana rero hari ijambo riri muri Yesaya 43 cyangwa nari muri 43 ndavuga ngo uzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Amen. Yatanze ingabo nyinshi z'abatakebwe, iryo jambo rye kubasitaza ry'abatakebwe bapfira muri stade, baza bapakira muri Morgue za CH, ariko nabwo Imana yagomba kubikora. Icyo gihe bajyanye umurambo wanjye, bagombye kuzana ambulance ngo yari yishe umusirikare hirya Kiramuruzi, bayirayizana bageze aho ngaho mu gitondo cyangwa se mu rukerera, bohereza babashiramo umurambo, barawutiransfera CH. Bawugejeyo basanze amapurato bashiramo imirambo, ari amapurato nimba utarajyamo ari amapurato bashiraho imirambo, bakashiraho nimero bakoherezamo muri congelateur kanyete chambre froide. Umurambo ngo barurambika aho ngaho, uguma aho ngaho kugeza igihe isanduka yari yaje. Kugeza igihe isanduka yaziye, ariko mbere yaho gato madamu ngo agenda, ubundi kwa muganga nimba utabizi, iyo umuntu apfuye barambika uryamugaramye, barangiza bakorosa ishuka. Iyo ishukira iyoroshe ugaramye, burya ntabwo wirirwa ubaza ubiba byaranye. Bafashe rero umurambo ngo bawushira mu nuza, mu foromokazi yo kujyana madamu. Baramanuka ngo baramanutse bageze ku Kanogo, madamu agiye kumva ngo yumva ijwi ramubwira ngo erega Moses ntabwo ari bupfe. Ritari ry'uwo muganga. Madamu areba iruhande, areba yani mansera bari kumwe. Abaza shoferi ngo vuze ngo shoferi ati naco mvuze ihangane ukomera. Avuga ngo ntabwo uvuze ngo Moses ntabwo ari bupfe, ngo ya ngo bavuga ngo yawe nuko yakundaga umugabo we. Bagize ngo ni ihungabana. Barakomeza none baragenda, bageze hirya kwa muganga, niho habaye akantu keza nubwo ntabyumvaga, ariko madamu iryo jwi ararizi, niryo ryatumye anakizwa, kuko yari umumansera, ari no mu Gatolika, ari no mu Pingayi, ari n'umukene. Buryo umukene arakomeye kugira ngo mubwirize ubutumwa yemere. Madamu yakizwe kubera umurambo wa Moses yabo, akongera kanavayo. N'ubu ngubu nubwo wazana iki ntabwo yashobora kwemera ko Yesu adakora. Akizwa nanone kubona abyara abana n'umuntu ufite ubwandu bwa sida badafite sida. N'ubu ngubu yavuga ntabwo arekera aho ngaho. So nyuma yaho bambe isanduku imaze kuza, habayeho inteko. Muze kubivuga neza, iyi nteko yagutaramiye burya ibyawe biba bigiye gucamo. Bohereje Tabara kugira ngo aze kuza no murambo muri Morgue. Nageze muri Morgue, sanduka yari yageze aho ngaho, nubwo ntayibonaga, ariko niko nabwiwe n'abaganga, nibigirwa na madamu nanone. Ngo batabara bagezeho ngo baravuga ngo hari umuntu wazutse muri Morgue hepfo ku Gitega gutya. Baravuga bati muzamure, bazamura Moses. Bageze aho ngo ku isanduka aho yareri imbere y'inuza ya Morgue, bakuye umurambo muri Morgue. Haje abaganga, haza abandi bari gufata umurambo, haza batabara na madamu yari aho ngaho. Ryaje ry'Imana ngo rongerera garuka, bari kuvuga bati mushira umurambo mu sanduka, kuko padiri yagomba kujya kwimika abandi bantu hirya bagibyumba. Baravuga bati mu mushiremo nitumugeza no mu Uganda cyangwa hirya
nimba nubwo yazutse ariko abaganga ngo bakavuga bati raporo irerekana ko uyu muntu yahereye iki ngiki niki arwaye ibi ngibi nibi arwaye na mugiga wa mugiga ntabwo avayo nubwo yavayo ntabwo yarama mujyane abandi bati nacu ijungurira amanuka ribwira madamu ryavugiye madamu ramubwira ngo bwira ba dogiteri ko Moses atari bupfe madamu ngo aravuga ati Imana imbwiye ngo ntabwo ari bupfe Imana ishimwe abandi baravuga bati ni santima zo mugabo ko yamukundaga ariko bati Imana niko kubwiye Imana niko kubwiye we ngo umuganga umwe niwe yavuze ati uyu ngo yavuze ngo ntabwo ari bupfe ngo yavuze ati rero uyu muntu ubwo ameze gutyo kandi yabonye umugabo wakihumeka nitumushira mu isanduku ashobora kuturega urubanza rukadufata ko twohereje umuntu uri muzima ngo umuganga undi avuga ati se hano haje transfer avuga ngo ba transfer ni y'umurambo ntabwo ari y'umuntu muzima nibazukiye hano undi avuga ati mushire muri mu isanduku ngo barabihindura bavuga bati mushire muri urgence aho rero niho hariho kubusanya amaboko bya bindi bya Yakobo yego bya Esa bya Isaka kuri Efurayimu na Manase kwa Isaka nibyo na Yakobo ni Yakobo ahubwo niwe wa Manase na nuzana kuri Yosefu ku bahungu ba Yosefu ni Yakobo aho nanone Imana yabisikanyije amaboko amen gute ubundi mu mategeko ya kiganga nibiriho ko bigenda ubanza kwa muganga wananirana cyangwa ukabanza kuri urgence ukava muri urgence ujya mu bitaro ariko ngewe nabanje mu bitaro mva mu bitaro njya muri Morgue mva muri Morgue nsubira muri urgence bitabaho mva muri urgence mbona kusubira mu bitaro naje rero kuhembuka no kumenya nisanga mu bitaro isanze mu bitaro ko bya urgence ntabwo nabibonye madamu ni wayibonye tape n'abaganga bamwe barankurikiranaga no buturaziranye nibo bambwiye mvuyeyo mvayo navayo nari mfite sonde cyangwa se pompe nariragamo amenyo yari yarafatanye mfite sonde nshenyeyeho gutya ntobotse umugongo kubera kuryama ngaramye n'umubiri utariho ikindi nabonye cyari kiri amaguru yarahambiriye ku gitanda n'amaboko kuko ngo narwanaga mbikurayo ntavuga ariko Imana yangiriye neza ko byagendaga bucya bwira niko nagendaga ngarura ubwenge Imana ishimwe muri ko garura ubwenge rero ntabwo byatinze ariko cyo naje kubona maze kuvayo no kureba neza ni ikintu kimwe nasanze mfite nambaye sonde rather not sonde serum y'amaraso aha mu kaboko haruguru yayo hangaha hariho serum nanone y'imiti isanzwe nanone ukuboko ukunguko hariho serum ya mugiga no kuvuga byari bitatse neza nkuko mu biro bishaka na Satana bishaka ariko byose byari biriho kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro amen izo ubundi bamwe baravugaga bati iyi miti ari imiti ya mugiga n'imiti iri miyingi kandi nanone nanywaga n'imiti ya sida nkanywa n'ibinini nanone bagennye ibyo byose byajyaga mu mubiri bikakirwa n'umwijima akantu rero nshaka kuvuga aho ngaho ntarabiranduka haruguru Imana yandindiye aho ngaho ikarinda umwijima ikongera igatunganya ubwonko bwanjye nibwinjizwemo ikintu cyitwa mugiga na sida n'insarishe nayo mpamvu n'ubu ndi kuvuga ntabwo ndi kwibagirwa anyway amagambo nk'aya nkunze kuyabwira abaganga bakavuga ngo buri yasaze ntabwo ndi umusazi ubwonko bwanjye buracyari ku murongo Imana ishimwe yacyari ku murongo Imana indindira aho ngaho ubu ngubu akonshobora kwibagirwa ariko nkavuga naho mbabara naho ndwaye nta n'inyama nta n'igifu nta n'igitabazi kirwaye kuva mu mutwe kugera ku ino riri mu nkweto hasi Imana ishimwe n'imbaraga ndazifite amen namenyo yanjye ndayafite ntabwo ari akuba amen so aho ngaho aho iyo nkorotiriye aho ngaho gutya shima Imana cyane Imana ishimwe nakabaye ngenda ndimo baba burya abakize mugiga bagenda babara intoki gutya baba ndubona babara bagenda bari rubiri kisipuri rasoro zarafungutse z'uruhande rumwe ariko Imana yangiriye neza ubu ngubu nta kibazo so climax cyangwa se akapande kanyuma kasigaye nakangaka kari ngo mvuye aho ngaho bampaye examen ya mugiga iroroshye ureba hasi ugonze ijosi ukareba hejuru ukajya iburyo ukajya n'ibumoso iyo urangije ubwo bukize banyohereje mu rugo mara amezi 6 ko amaguru yari yarahinabaraye ntagenda n'amaboko yari yarahinabaraye
n'imitsi yari yarareze ku maguru iruti iyi ngiyi uri kubona hano. Sasa iyi mitsi kugira ngo subireyo byasabyaga iki? Byasabaga kurya imboga rwatsi dodo. Aho naho niho igitangaza cy'Imana kiri. Ngo mu murye havuye mico kurya, muri dodo havamo havuye mu bampaye ropo yo kumara amezi 6, nyimara amezi 6 ndi hano Nyabisindu, nicaye mva mu rugo nkicara hariya. Ndangije njya gukoresha control. Ngiye gukoresha control basanze ndwaye noneho igituntu cyitwa tuberculosis multi resistant. Nyuma ya mugiga yakize. Mugiga ntabwo yari yagakize, yari igabanyije ubukana. Harimo na sida yo ntabwo yari kiri fresh, kuko kugenda ugabanyika imbaraga yo ni kugenda ijya hejuru. Haza n'igituntu none washizeho gukeneza. Nabaga mu nzu y'inkodeshanyo, nkodesheje umupolisi. Ariko rimwe ndabyibuka nizo mbaraga nkeya nahagaze hejuru y'inzu yo twabaga mu gatoya. Numvijwe irambwira ngo bwira iyi nzu ko umuryango wawe uvamo kajya muri kadasitire iyi kwa Jean Dodier wakajya mu kazu ko ku ruhande. Mbwira Imana ndavuga abantu bana niwe wabampaye kandi ndi umukozi wawe. Iyi nzu ntabwo tuyishaka. Mana agira icyo ukora. Amen. Njya muri iyo nzu ntafite amafaranga. Aho ngaho ahubwo hari akantu nyibukije. Mana yafasha abantu bo muri Amerika bandihira amafaranga. Ifatana Global Fund International ntakoramo. Icyo yakikoze nyuma, ariko CH karabanyishuzaga ibihumbi 186. Imana irabinyishurira. Ifatana MCF ntakoramo baranyishura itike yo kujya Kabutare. Imana ishimwe. Navugaga rero tuberculosis multi resistant ariyo climax y'uburwayi bwayo. Bamaze kunsuzuma basanga ari cyo gituntu cya 3 cyangwa cya 2 nko mu kiganga babivuga, ariko njye ndaketse cya 3. Ngwaye ni igituntu cya kato. Aho ngaho haranshimisha. Riya ndirimbo iravuga ngo ku musaraba twahaboneye urya kato uri mu kato agaburirwa ku isahani babimuhesha igiti ariyo ngiyo. We n'isahani bakabitwara hanze akayijugunya na wongera kuyifata. Rero Imana yatukuye aho ngaho ubu ngubu yanshubije mu bantu. Ari gihe mba ngenda nemye nkavuga ni muve mu nzira kuko nasubiyemo ntari naranzwe n'isi na Satani. Imana ishimwe. Batujyanye Kabutare, ndashimira na leta y'u Rwanda, Imana ibaho umugisha. Batujyanayo bakora cooperation na Global Fund International, batujyanayo. Niho navugaga mu kanya naterewe inshinge 240. Uterwa inshinge kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 6. Inshinge 240 washiraho nizo natewe za strebuto n'izindi za hepfo byose wabicompensatinga zirarenga, ariko nashoboye gufata icyo kigero. Ataga amaraso ya buri. So nanone manywera ibinini byari twamaze kubona mu kanya birenga ibihumbi 26. Ari ibinini gusa. Ari ibinini. Nagiye ku ibiro 48. Mbaye ku ibiro 75. Aho kugira ngo bimanuke niho ibiro byazamutse. Nyina wa Satani agutegeye kugira ngo akurikirane Imana. Amen. Hari umurongo umwe uri muri Zaburi y'ijana 18 umurongo wa 13 yavuga ngo yansunitse kugira ngo ingusheyo cyangwa se ndenze ngushe hirya, ariko Uwiteka arantabara. Amen. Nanjye Uwiteka rero yarantabaye. Imana ishimwe. Ahora yansubiza ahangaha. Amen. No kuvuga icyo shatse kurangirizaho ni ijambo rivuga ngo ubu ngubu nyuma y'ibyo binini byose, nyuma y'ubwo bukene bwose kandi yari yanjyanye mu kubwisezerano Imana yasezeranije. Kubw'umugambi wo Uwiteka Imana. Ubu ngubu ntabwo ndwaye ntabwo baba. Imana ishimwe. Hari ijambo nanone beta side effect cyangwa se uburwayi buterwa n'imibereho n'uburwayi n'imiti wanyweye n'iki byose. Ejo bundi navuye kupimisha kuko tujyayo. Hepatite B ntayo, akandajya ngo kumve neza. Sida ntayo, mugiga ntayo, igituntu ntacyo, ubukene ntabwo. Kugira ngo mbigikara ahubwo ndabinzobe. Urabizobe. Mva n'Imana yabikoze neza. Icyo gihe nabaga mu nzu y'ibihumbi 30-40, ubundi mu nzu y'ibihumbi 80. Amen.
n'abuzukuru niho bazi. Imana ishimwe. Ndashima Imana cyane kubw'ibyo ngibyo. Amen. Kamvuga ngo ubwo nibwo buhamya abenshi bakunze kubaza ngo ese sida irakira, ese virusi itera sida yaremwe nani? Turaho abantu baribaza mwakize gute nyine mbaje bero ko nguko ubwenge bw'umwana w'umuntu na gatoya cyane mu nyanja. Ubwo nanjye nakubaza ngo uza gukura ukagera aho ngaho logically n'iruheruhare wigeze ushiraho nta simbizi impamvu ntabizi nanjye ntabwo nari icyo ngicyo ni ikibazo simbizi kuko sinigeze nk'umuti wa sida ngo bari bunyize imiti narayinyweye nibyo ariko bavuga ngo ntabwo ikiza iragabanya ubukana. Rero namwe abari batunga cyangwa badukurikiranye kandi ngo Imana ibahe umugisha, ariko ikizima kiri ngo ijambo liko rivuga ngo umwizera ntabwo azacirirwa iteka, utamwizera amaze gucirirwa iteka kuko atizeye umwana w'ikinege w'Imana ariwe byose bisohoreramo. Ni muri Yohana 10:18. Aho ngaho rero kwera uyu munsi ukimara kumva buno buhamya hari n'ubundi tuzatanga zamura bari wo winjira mu kwizera. Amen. Va muri biriya bari wo winjira mu ijambo ryitwa kwizera uryiteyeremo we kwirirwa upima ku munzani upima ngo byagenda gute. Ubwenge bwawe nabwo bungana ubwenge bw'Uwiteka Imana. Byo byonyine uzajya hariya wirebe no muri miruwari nini urebe kuva ku birenge kugera ku mutwe, umunsi uzabona ikintu wigeze ugiramo uruhare mu kubaho no kuremwa kwawe uzavuga ko Moses simubeshye. Rero yakuremye kagushiraho nuza aho wavuye nuzo ko wavutse nuzo ukuriho nyamara n'umuntu akubaje ngo ese uzapfa ryari ntubizi. Hari akantu ntuze kuvuga aya maso turebesha yangaye nuko akora ntubizi. Rero ibindi tuzabika ikindi gihe Imana ibambere umushaka dusenge. Data mwiza ndagushima kuko uri umwami w'icyubahiro. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro Yesu. Haleluya. Uri Imana yaturemye, uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura byose, uri Imana y'imbaraga n'imbabazi, ufite ububasha no gutwara hejuru ya buri kintu cyose. Urabwira amazi akakumva ko ari wowe wayakoze, wategeka umuyaga ukajya aho ushaka ko ari wowe wawukoze. Rero Yesu cyo gushimira ni bano bantu bigomwe bakaza hano. Yesu imbaraga data mwiza bampera umugisha ubwenge no kwaguka kiruta byose ubahagakiza kandi imbaraga z'umwuka wera zikomeze kuburukaho zikomeze kubagendaho muri ministry bakomokamo cyangwa se baturutsemo mu rusengero bakoreramo ubagure mu buryo bwose butandukanye buhambaye. Kandi Yesu imbaraga data mwiza reka nsabire Nyagasani data mwiza n'igihugu cyacu cy'umugisha ndetse n'abayobozi batandukanye n'inzego bwite za leta baho umugisha n'itorero ryawe Nyagasani data mwiza ndashira mu biganza byawe. Nubwo hariho umuyaga w'ibyorezo n'ibindi cyo nzi neza nzi yuko ushobora byose. Ibi nabyo kubihagarika Yesu imbaraga data mwiza wabihagarika mu masegonda uko byaje tubizi nuko bisubizo tubizi cyo twizeye tuzi nuko bigiye gusubira mu izina rya Yesu. Rero Yesu imbaraga data mwiza bashize mu biganza byawe, imiryango yabo yishize mu biganza byawe kandi muri kintu cyose Yesu imbaraga data mwiza batekereza gukora nikuzaba ari ubatera inkunga. Komeza bagire neza kandi ubigaragariza mu buryo bwose byose bitubisabira mu izina ryawe Yesu. Amen.